Yes, reka nkusuze kandi wifurize gukomeza kugira ibihe byiza kuri we tugenda tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nabasimbuye mu nshingano bashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho nyuma y'impinduka zabaye muri guverinoma mu ijoro ryo kuwa 10 Kamena 2026 abayobozi basimbuwe bashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amahirwe yabahaye yo gukorera abanyarwanda impanuro ndetse no kubashyigikira. Yabagaragarije rero mu gihe yari yarabagiriye icyizere mu gihe cyose bamaze mu nshingano. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu, ni inkuru yihutirwa, reba neza ko wakanze ku ijambo subscribe, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu bashimiye umukuru w'igihugu harimo ambasaderi Jean de Dieu Uwihanganye wasimbuwe na Ambasade Zingiro ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Binefra. Hanyuma hari ambasaderi Nkurikiyinka Christine wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Mifotara wasimbuwe na Uwiyeza Judith, ndetse na Sebahizi Prudence wari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Minicom wasimbuwe na minisitiri Kajangwe Antoine Marie. Sebahizi yagize ati, nshimiye byimazeyo Perezida Paul Kagame kubwo imyaka 2 nari maze nkorera Minicom. Ndashimira icyizere yangiriye cyo gukorera igihugu nka minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu myaka 2 ishize. Nshimiye cyane gukorana na bagenzi banjye bagize guverinoma ndetse n'itsinda rya Minicom mu guteza imbere inganda, kuzamura uruhare rw'abikorera, guteza imbere ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga no gushimangira ubufatanye mu karere. Amahirwe masa kuri Kajangwe wahawe inshingano nshya. Ambasaderi Nkurikiyinka Christine wagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bwa Espagne yagaragaje ko mu gihe yamaze muri guverinoma yungutse ubumenyi ndetse ari by'igiciro gukorana na bagenzi be bayobowe n'ubuyobozi bwa Perezida Kagame bufite icyerekezo. Agaragaza ko azakomeza gutanga umusanzu mu nshingano nshya yahawe. Yagize ati, byari urugendo rwiza rwanyigishije byinshi. Ndashimira cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku cyizere yakomeje kungirira kugira ngo nkomeze gutanga umusanzu mu iterambere ry'u Rwanda dukunda. Ntewe ishema no gutangira indi ntambwe nshya y'inshingano kandi nzakora ibishoboka byose ngo nzisohoze neza. Ni mu gihe ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu wasimbuwe na Alamanda Zingiro ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minefra, nawe yagaragaje ko yanyuzwe n'impanuro n'ubufatanye yagaragarijwe mu gihe yari amaze mu nshingano. Yizeza kuzakomeza gufatanya n'abandi mu rugendo rwo kubaka u Rwanda. Yagize ati, nyakubahwa Perezida, mbashimiye amahirwe yo gukora impanuro no gushyigikira mu rugendo. Nshimiye n'abo twakoranye muri Minefra kubwo umurava no gukorera hamwe. Nzakomeza gutanga umusanzu mu kubaka igihugu kandi nifurije amahirwe masa abayobozi bashya bahawe inshingano. Zari ibyo dukomeza kubana mu biganiro byacu biri imbere.